to na amafaranga 350 ku kiro kimwe. Tuvuge n'ibyiza bibera abandi urugero nibibazo tubyature dufatanye kubivugutira umuti muri wa mujyi umwe wo kwishakamo ibisubizo. Tekinika ni inzira y'ubusambo, ni inzira y'ubusambo, nta gaciro nzi mu busambo. Biravugwa. Gatwifuriza igitondo cyiza rero kuri imwe inshuti bakunzi ba radio ndetse na televiziyo Isango Star. Twizera ko mwaramutse neza nkuko bisanzwe nyuma yako karango birumvikana ko twinjiye mu kiganiro biravugwa. Ni ikiganiro kurikirana kuri radio ndetse na televiziyo Isango Star by'umwihariko no kuri YouTube channel yacu no ukaba waganaho ubundi ukabana natwe. Ndi Cedric Shimwa Yezu ndi kumwe na mugenzi wanjye Elia Byukusenge. Waramutse Elia? Waramutse. Bwakeye urasenga? Of course. Ko bisanzwe. Okay. So haramutse kirero. Nanjye meze neza. Ndumva muri nge rwose ari sawa cyane nshima Imana. Okay. Nta kibazo na gito. Nta kibazo na gito. Harya tuye Gikondo. No Kicukiro. Kicukiro kwa nk'abandi bakimbaza batinya Mirambo bite. Basubiye kwivuka. Ase koko. Negeye hepfo gato. Njya mu gace bita Gatenga. Wavuye Nyamirambo. Uvuye mu bajyamo. Aho nzabasubiramo. Nyamirambo maze kwikunda. Nyamirambo nzayigaruka. Ku buryo utabyumva. Nzayigarukamo rwose Nyamirambo. Nyamirambo n'ahantu ntarabasha kubonera definition. Jyana kugora. Ko nabahavukiye uyu munota nabo birabagora. Sinimvisha Cedric kwimuka Nyamirambo. Byashoboka. Niyo kumva gutamana yavuye mu biryo. Azahava. Azahava kuko ntuzi ko bagiye kwasenya satuye azashaka hano. Oya buri afite n'ibikorwa biri hakurya. Kandi abagomba kwegera. Ndi ntuza. Umupaka. Zangarama. Kandi afite gahunda yo kubyegera biriya bikorwa. Aganyangarama. Ntabwo utamane yaje. Gusa utamane yaje. Najye uzampikisa. Ngarama. Wamenyereye kundya intego. Namenyereye. Sawa. Vuba. Noneho njye makuru mfite ntibinarenga rwose umwaka wa 2024. Birashoboka rwose yuko hariya yahegera. Kundya amafaranga kuri Arsenal na Man U byari bukene. Hano kuri televiziyo. N'ubu ndagushimira ko yampaye. Kandi bose babireba rwose. Kubera impakana ko nari nabyemereye kuri televiziyo. N'ubundi twari twemeye ko rwose uzaza ukayampera. Abantu babibona. Ubu rero. Tamana agomba kwegera hariya hantu. Ubu ibintu bimaze gahunda zimaze kuba nyinshi bimaze gukura. Yes. Abantu badukurikiye rero bari Zangarama hafi aho ngaho hafi y'umupaka w'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda ahantu hanyura abantu bitabarembetse. Yego. Urabazi? Aba nimbaze nabumvise cyane mu nkuru zabiza Imana. Genda mbamenye. Najya marajya zizana. Abantu bitwikira ijoro. Yego. Bakambukana za Kanyanga. Abari bigize business ikomeye cyane. Business ariko none ngirakomeye. Ngirakomeye cyane rwose. Ubwo rero muramenye ntimuzatuzanire Ebola. Kuko ikampara abanyanguru hari n'umuntu wamaze gupfa yazize Ebola. Ubwo arabaye wakangaye. Si wa mbere se? N'uwa mbere no kabira ahubwo. Wenda hari uwa mbere wapfuye bwa mbere bivuga. Aha akaba abandi bagiye bapfa ariko ntibyemezwe niba ari ibishe. Ubwo yababaye wa kabiri noneho ubwo biri mu buryo biro official byemewe. Kuko hari n'abandi bagiye bapfa bakavuga bati shaka kubitariyo. Hari izindi ndwara zabishe.
hamwe na rimwe akagenda navuga n'imibare itari ariko urumva n'ibyo byemejwe je ku makuru mperuka kuko uwa mbere we yari yarigeze gupfa we yabari wa kabiri cyangwa se hari n'abandi hanyuma hari ikirego twacaho kidasanzwe ko ndimo ndabona rura byaje kurangira ngo bayihaye umuyobozi w'agateganyo n'undi wirukanwa ariko nawe yari w'agateganyo bayihaye n'undi w'agateganyo umuntu yirukanwa akiri mu gateganyo uwo rero bagize umuyobozi nanone w'agateganyo yitwa Engineer Emile Patrick Baganizi yaje kubagira umuyobozi mukuru rero mushya w'agateganyo rwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere inzego zimwe z'imirimo ifitiye igihugu akamaro rura nayo uburyo irimo kwitabwaho ngende ndimo ndabikunda kubera ko rura ni kimwe mu bigo ubona bwose bisa nkaho bitameze neza bitari stable urumva ese bo bigeze gushyiraho ibiciro abanyarwanda bakigaragambya ku mbuga nkoranyambaga neza cyane cyagiye bazamura ibiciro n'abahanzi babyinjiramo ngo baravugira nyuma baza gukora indi dega y'abamotari nabwo bigaragara n'abamotari nabo barigaragambya ibyo byose leta ikahita ibyivangamo bagahita babikemura byose kandi ugasanga biraturuka muri administration mu miyoborere bigaturuka mu miyoborere ifatwa ry'ibyemezo umuyobozi mukuru w'agateganyo birukana ushinzwe imari ndetse n'abakozi n'ubutegetsi urumva ko ni abantu batatu bafite mu by'ukuri ikigo ubundi abo nibo bari mu byemezo wa mugani nkuko wari ubivuze ni byiza kuba rura nabona wa mugani ko no yitaweho wenda biraza no kugabanya byari byose nekereza ko ashaka ko harimo byinshi kuko ubona ko ibigendanye no kuregularitinga cyangwa se gushyira ayo mabwiriza agena ibiciro ubona ko uramutse urebye neza imbere hashobora kuba hari byinshi bizakenera wa mugani no kongera gusubira mu kugira ibiciro bimwe ariko rura nayo bazashobora ko bayigabanyiriza inshingano ni nyinshi byinshi imeze nka RSB iminzani n'ibigena kera batarashyiraho za rika batarashyiraho za FDA ibi byose usanga biri ahantu hamwe nuvuga ngo ibintu by'ibipimo byose no kuringaniza no kuregularitinga byose ni rura usanga ifite ibintu byinshi cyane ni ikigo kinini sinzi ko ari cyo gituma ariko se cya kindi cy'amazi n'umuriro byo kuba bitandukanyije none byo baranabitandukanyije babeha n'andi mashami harimo abashinzwe kwishyuza abashinzwe kugeza ibikorwa remezo byinshi ariko kubanza akazi ka leta kaba ari sawa hari umuntu agerayo agatuza none se urumva aho waba uri hose ushobora guhita ujya muri departoma runaka kandi ugakomeza ugakora nuko zitukwamo nkuru bariya baba birukanywe buriya abo bipfiraho baba basigaye bidegembya kuko ntabwo ari bo gusa nyine usanga ikintu cyose nyine cya gifite ahantu kirimo gihera cya gifite umuzi waho kiva ariko ntekereza ko burya mu mpinduka zo zigiye kuba cyangwa se zo zakozwe ntekereza ko burya no mu muzi hasi hari uburyo haba haribwayo kuko hatarebwayo n'ubundi byaba ari ukugosoreramo ucaca ni byiza ko rero ririmo ritabwaho gutya ubwo wenda twizere ko mu minsi iri imbere tuzaza kugenda tubona umusaruro biri buze kugenda bitanga mu mpande zitandukanye ubwo wenda ikindi twagarukaho se kidasanzwe ndimo ndabona wenda nesha cyakora Madame Jeannette Kagame yaje kubana none ahemba za nkubito zikeza abana b'abakobwa komeza kubashyigikira mu iterambere ryabo kimwe mu bintu byiza nabonye yaje no kubagaruka avuga ati ntago kuba rwose abana b'abakobwa bari bashyigikirwa ari ukwirengagiza abana b'abahungu ahubwo hashingiwe cyane ku mateka n'ubuzima umwana w'umukobwa baraciyemo biramwankuraje bimwongerera imbaraga kugira ngo abashe kugira n'ibindi biri imbere ageraho ariko ababyeyi abashinja akantu arababwira ati rero
habeho rwose kongera gukebuka mukareba inshingano zanyu ku bana banyu ati kuko umwana icyo umwereye nicyo yera mu nkuru Bizimana ngo yafashe clip ishishikariza abagabo kongera ababyeyi b'abagabo kongera kwitekerezaho cyane yego bagafata umwana w'umukobwa nk'umwana w'umuhungu mbese bakanagira uruhare rufatika mu burere bw'umwana w'umukobwa cyane ejo rero nyine wari umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa hanyuma uyu munsi turaganira twinjiye mu nsanganyamatsiko ngira ngo nkurikije mbona bigeze saa igeze yego twinjiye mu nsanganyamatsiko uyu munsi turaza kureba uruhare rwo kwizigamira mu kwihutisha iterambere ry'ubukungu yego uruhare rwo kwizigamira mu kwihutisha iterambere ry'ubukungu kwizigamira harimo ibintu byinshi kwizigamira ubwabyo kwizigamira kimwe iterambere ikindi ubukungu ni ikindi ese ko bajya banatubwira ko kwibuka amabanki ahubwo ukaka umwenda ariko gutera imbere nanjye mbona bakuru maze kuganira nabo kujya kuyazigamira ukayabika bambwira yuko utazatera imbere udakoresheje banki noneze turata abakire bose mubona tuyabike burya bamadeni abakire bose mubona burya bafite amadeni bahora mu madeni nta mukire utinya ideni cyane urumva ngo nta n'ushobora gutera imbere Cedric niba utinya ideni urakennye karaba nta n'uzatera imbere burya ngo adafashe ideni buriya amafaranga ya banki niyo abantu ngo bakoresha bagatera imbere bagakira iyo dusevinga rero bivuze ko adashobotse erega nayo umuntu yinjiza no gusevinga wenda baza kutubwira abashyitsi dufite muri iki gihe urabona mu by'ukuri umuntu ibiciro byazamutse ku masoko imishahara ntiyazamutse buriya turebye wenda nk'abantu ubwo bivuze ngo niba n'ubundi utarizigamiraga ubwo noneho nubwo n'ibiciro noneho byanyongera noneho byahumiye ku mirari wenda baza kubisobanura neza wazigamiraga ibihumbi 10 ubwo rero wagerageza akizigamira 10 ubwo ibiciro byazamutse barizigamira 3 reka turebe wenda mu mboni yawe nk'abantu bafite imirimo ibahemba nge ikintu sore gato ndashaka kureba uku kwizigama nanakujyanishe n'ibihe niba nangiye kukubaza ni nibura mu mboni yawe abagerageje kuba bafite akazi kabahemba wenda n'abikoreramo ariko noneho bari kuri rwa rwego ruriregira hahandi ushobora kuvuga twenda hanyuma niba ariko turi bubyite yabakorera nk'amafaranga ngaho ubwo ndashaka wenda nubasha kubigeraho noneho umbwire nibura subwo yizigamiye byakunda yabona yo kwizigamira mbere kupresiza sindi upresize mvuga amafaranga ahubwo ndanashaka kuza kureba ubwayo leta y'u Rwanda ikwiye kongera ikicara ikavuga iti umushahara muto mu gihugu yego wa undi fatizo umushahara muto ku mu ade nubuyo uzamuke ku mu azero nubuyo bibihame bigendanye nubuyo uwo ntawemerewe kujya munsi yawo urumva ubwo bikajya hose mu nzego za leta n'uzabikorera yego kuko ibihe birahinduka bitekereje ikintu kimeze neza ibihe birahinduka ariko bigasiga amikoro y'abantu cyane urumva ibyo rero biraza bikaba ikibazo kubera ko uko abakozi bameze uko uko mbese abinjiza bameze yego bameze nk'umwana utarimo gukura bivuze ko barimo barabibonera hamwe baraguma bo hamwe ibihe bikabasiga urumva noneho nagira ngo tubizane muri context y'iki kiganiro yego kwizigamira yego ndabyemera pe
iterambere ry'ubukungu pe birashoboka cyane wabashije kwizigamira niko gutera imbere. Ariko hari akantu abayobozi mu Rwanda bajya bavuga ngo niyo kaba gake izigamire akabando k'iminsi gacibwa kare sibyo utu tuntu nyine imvugo zo gukangura nyine ubukangurambaga yego ibyo ntacyo bitwaye ndabyumva yego ariko se noneho tujye muri reality ihari uzigama winjije ariko ngenda nabumva kuko nyine reality hari nuko abantu ntibinjiza kimwe icyo winjije uko winjije bazabibwira bakabikora hari n'abo bizananira n'abo bizananira hari n'uwo byananiye kandi bizananira amezi 3 ariko yahora byumva ari umuntu Nyamirambo yize kumwita ko se ngiye muransetsa nakoreye 1,500 ku munsi 5 ku munsi kandi ubwo ni menshi no menshi hari abatageze yego 5 ku munsi nariye urumva yego ku manywa na nijoro noneho kugira ngo nibura mbike 500 ubwo yariye kugira ngo abeho yego ya nibura mbike 500 birasaba kurya simpage birasaba kwigomwa mu gifu kwigomwa mu gifu nirya simpage se urumva ubwo nzizigamira ibyo nzabirya bwo nzaba ntakiriho nta kubera zabirya nta mbaraga napfuye ntarahaze yes hanyuma rero muri studio zacu turi kumwe na Eric Uwiringiyimana akaba ashinzwe abakiriya muri Rnit Iterambere Fund mwatse neza n'amahoro Rnit Iterambere Fund niki turabana kabisa nabo cyane murakoze Rnit Iterambere Fund ni ikigega cyashyizweho na leta y'u Rwanda ariko binyuze mu kigo n'ubundi cyashyizweho na leta y'u Rwanda cyangwa se ikigo cya leta aricyo cyitwa Rnit mu magambo arambuye ni Rwanda National Investment Trust. Icyo kigega rero kikaba cyaragiyeho mu rwego rwo gufasha nk'uko mwari mwatangiye mubikomozaho gukangurira cyangwa se gushishikariza abanyarwanda ibijyanye n'umuco wo kwizigamira. Okay. Kuva ryari aba banyarwanda bashishikarizwa kwizigamira binyuze muri iki kigega? Kwizigamira ni gahunda leta ihozaho ariko mbigarutseho ikigo cyatangiye 2015 nibwo icyo kigo cyagiyeho noneho nyuma gatoya nyuma y'umwaka nyuma y'imyiteguro yabayeho 2016 mu kwa karindwi mu matariki 13 nibwo icyo kigega cyagiyeho nka Rnit Iterambere Fund cya kigega noneho nyirizina gitangira gufasha abanyarwanda kwizigamira bihereye ku mafaranga make yashoboka ngira ngo kugira ngo wa mugani na buri munyarwanda wese yibonemo kuva ku 2,000 umuntu wese akaba yabasha kwizigamira ari nayo gahunda ikomeje n'uyu munsi. Okay, byo twaza kubigeramo aho bikomeje hanyuma mukurikije kuva 2015 kugeza aka kanya 2022 imyaka igeze muri 7 gutyo evaluation iragaragaza ubwitabire bumeze gute ubuhe musaruro bijyanye n'intego? Murakoze. Ikigaragara nuko hari intambwe imaze guterwa kuva mu iyo myaka yose ishize ngira ngo ikigega gitangiye ni imyaka ikabakaba muri 6 ariko ubwitabire buri ku rugero rushimishije. Wenda mbigarukeho navuge ko hari uburyo bwo kwizigamira umuntu ashobora kwizigamira ku giti cye ariko abantu bakaba bakwizigamira banyuze mu bimina. Ibyo byose turaza kubyinjiramo. Hari no kuba wakwizigamira wenda wakwizigamira nk'ikigo runaka wenda tukavuga ngo ni ikigo runaka cy'umuntu wikorera cyangwa se ikigo cy'abandi ariko kugira ngo byumvikane neza umuntu yagaruka ku mibare runaka. Navuga ko uyu munsi dufite nk'abantu bizigamira ku giti cyabo bamaze kugera ku bihumbi hafi 19 birenga ni hafi ibihumbi 10 ariko utuvuze ngo ba bantu bizigamira banyuze mu bimina mbese bageze ku mubare ungana gute?
tumaze kugera hafi ku bihumbi 30 by'abantu bizigamira banyuze mu bimina ndetse tukagira n'ibigo 9 nk'uko nari mbivuze. No kuvuga ngo muri iki gihe cy'imyaka 6 hafi 6 gutyo mwe murabona hari umusaruro urimo kugaragara. Hari umusaruro uri kugaragara nubwo dukeneye gukomeza gukora ubukangurambaga kugira ngo koko wa muco wo kwizigamira abanyarwanda tubashe kumva ku rugero rumwe, atari kuvuga ngo ni iby'abagafashe, atari kuvuga ngo ni ibya wa wundi ukorera amafaranga menshi. Cedric ngira ngo yarabikomojeho avuga ngo kwizigamira niba akorera amafaranga 1500 mbese byagenda gute kugira ngo yizigamire. Ntabwo ari burye, ntabwo ari bubone izindi basic needs, arabigenza gute? Koko biba bisaba kwigomwa, ndetse atari ukuvuga ngo ni wa wundi ukorera 1500 gusa, ahubwo na wa wundi ushobora kuba akorera n'ibihumbi 200, korera miliyoni, bitewe n'ibyo umuntu akenera hazamo kwigomwa. Yego. Aha. Hanyuma kugira twinjire neza mu kiganiro, uko kwizigamira kudusobanura neza, ni ukwizigamira amafaranga, ni ukwizigamira ibishyimbo, ahangaha bijyanye n'intego z'ikigega, ni ukwizigama mu buryo wese urayafata ukayatwara kuri banki yihe, bidusobanurire neza mu kwizigama. Murakoze. Batanatekereza ko ari kwizigama kundi, umuntu akaba yakizigama n'umusaruro we. Ufata ibishyimbo byawe ugahunikamo. Murakoze. Wenda kwizigamira ubundi ni umuco wahozeho, nta nubwo ari bwo bigitangira, ahubwo nuko hari intego runaka igihugu kiha, leta y'u Rwanda yiha kuvuga ngo ifasha abanyarwanda kwizigamira. Ariko nkuko mubivuze, hari kwizigamira amafaranga, hari kwizigamira imyaka, ni ibintu byahozeho rero kwizigamira, uretse ko bitewe n'aho isi igenda iva n'aho igana, ni ukwizigamira amafaranga birumvikana. Ndetse mu buryo bwo korohereza abanyarwanda, ubu hari uburyo bashobora kwizigamira bakoresheje telefone. Umuntu akaba afite telefone, dufite agakode umuntu ashobora gukoresha akizigamira anyuze kuri mobile money. Wenda reka uburyo bikorwa byo turaza kubyinjiramo cyane, iyo mubishyira mu bikorwa kugira ngo manze mudusobanurire neza uko kwizigama uko ariko muri make n'amafaranga mwiza kubikomozaho mugahera, ntiwemere guhera ku 1999 n'ibihumbi 200 uheraho. Yego. Kubera iki bibiri utayabonye se? Ubwo 2 ni mu kwezi cyangwa ni ishuri imwe uravuga uti ntwaye 2 neza. Reka nongere mbigarukeho. Kwizigamira ubundi no kwizigamira igihe icyo ari cyo cyose ubashije kuyabonera, ariko ntabwo nta gitugu umuntu azagushyiraho kugira ngo umuntu abashe kumva ko kwizigamira bifite akamaro. Niba ubashije kubona bya 2 uyu munsi, ejo ntuyabone cyangwa se hagashira icyumweru utayabonye, cyane ko dufite na gahunda yo kuvuga ngo umuntu yizigamira igihe icyo ari cyo cyose ayaboneye, ariko tukagira na gahunda yo kuvuga ngo umuntu abona amafaranga nyuma y'ukwezi, ahemberwa ukwezi, akaba ashobora kuba yajya muri banki akagirana amasezerano na banki yo kuvuga ngo kuri ya salere yanjye cyangwa se kuri wa mushahara mbona nyuma y'ukwezi, tariki ni hajya havaho amafaranga ya naya ajye mu kigega Iterambere Fund. Ariko mwari muvuze ngo mbese umuntu atabashije kuyabona byagenda gute? Muri make ni ukwezi, ni rimwe mu kwezi. Nabashaga nari ngarutse kuri wa muntu uhembwa rimwe mu kwezi, uyabona rimwe mu kwezi. Ariko kwizigamira bihoraho igihe cyari bivuze ngo ayo 2 nge ntabwo ndi kujya wenda kuri abo hejuru cyane. Bivuze ngo abo 2 ayo 2 birashoboka ko hari ushobora kuvuga ati giye buri munsi nzajya mbika 100, sibyo igiceri. Yego. None mu kwezi 2 zabyabonetse mbizigama mbitanga. Birashoboka rwose. Ushobora kuba uyu munsi ukorera 1000, wenda ni nk'umukozi wo mu rugo, hari wa umuntu wenda urakora hari umuryango runaka w'abantu 5 agomba kubeshaho, ariko akavuga ngo nkorera 2,000. Birashoboka ko wavuga ngo ngiye kubika 500 uyu munsi, ejo 500, nyuma y'iminsi 3 nibiba bya 2 mbyohereze mu Iterambere Fund. Ntabwo ndi bunakora urugendo rwo kujyayo, ndaba nagana banki nyegereye, amabanki hafi ya yose dufitemo konte cyangwa se harimo amakonte y'ikigega Iterambere Fund. Ariko ntibikuraho ya gahunda yo kuvuga ngo wenda dufate nk'abamotari. Abamotari buriya bari mu bantu babona amafaranga mu buryo bunyuranye kandi menshi,
ku muntu ubasha kuyacunga neza turabafite benshi ashobora kwiha umurongo runaka kavuga ngo mu gitondo ndohereza 2,000 saa sita ndohereza 3 nimugoroba ndohereza 5 yewe niyo wabikora inshuro zirenga 3 cyangwa 4 ku munsi nta kibazo ariko ntabwo turakubwira ngo kwashize iminsi 3 wari ufite gahunda ihoraho byagenze gute ahubwo icyo dukora no kukubwira ngo ubwizigame bwawe bugeze hanaha inyungu imaze kugeraho ni ingiye wenda nabivuze ntagarutse no ku nyungu ntabwo ari ukwizigamira gusa ahubwo leta y'u Rwanda yararebye ngo ni ukwizigamira ariko kwizigamira ntibibe kufata amafaranga uyashyira ahantu gusa hari abizigamira mu mabanki akaba amafaranga ariho ariko nta kintu kijyaho uko bwije n'uko bukeye ariko wa muntu wizigamiye mu iterambere fund akavuga ngo hagire akantu kajyaho nk'inyungu ni nayo mpamvu tubakangurira kwizigamira umuntu aba afite iyo gahunda yo kuvuga ngo ndizigamiye kwezi kumwe umwaka umwe imyaka 2 3 ariko ya mafaranga koko kugira ngo byumvikane ko ari ukugufasha kwiteza imbere uvuge ngo haraho ushaka kuva naho ushaka kujya yumazemo nk'imyaka 3 rero dufashe nk'urugero rwa wa muntu wohereza 5,000 wenda 5 cyangwa se 10 ku munsi ni urugero turabafite babikora barahari nyuma y'imyaka 3 yuje kubara ya nyungu imaze kugeraho usanga hari ahantu yavuye naho ageze tubwire ko reka buri wese mu bushobozi bwe yemerewe kwizigamira mu iterambere fund apfa kubona ibyo 2,000 ku kwezi cyane rwose uretse no kuvuga yewe n'abanyarwanda gusa dufite n'abanyamahanga dufite wenda nk'ibihugu by'ibituranyi dushaka kuba dufite abantu bo muri Kenya bizigamira mu iterambere fund dufite abantu baba bashaka amakuru bafite iyo nyota yo kumenya ngo nubwo iwacu tubikora nk'uko nawe ushobora kuba uri umunyarwanda ariko ukashaka kumenya imikorere yo hanze y'igihugu dufite abantu hirya no hino hanze y'igihugu baduhamagara bashaka kumenya uko bikora kandi benshi baratangiye nicyo gishimishije uretse inyungu uko n'ahandi henshi bazigama n'ubundi inyungu ijyaho ni ibihe bindi mwavuga muti ibi byakurura umuntu kuba yakwizigamira mu iterambere ibintu 3 nibura by'ingenzi umuntu yavuga binatanga icyizere wenda navuga icyo naheraho ni umutekano security safety umuntu wizigamiye iwacu mu iterambere fund icyambere ni ikigo cya leta gicunga amafaranga cyangwa se umutungo w'ikigega bivuze ngo umuntu wizigamiye muri Rnit iterambere fund aba yizeye ko amafaranga ye acunzwe neza umubitsi w'amafaranga buriya ni beneri cyangwa se custodian mu rurimi rw'icyongereza amafaranga yawe rero yari mu iterambere fund uba ufite uwo mutekano wizeye icya kabiri nagarukaho ni flexibility cyangwa se uburyo winjiramo n'uburyo uvamo uburyo ushyiramo amafaranga yawe byabaye ngombwa ko ukeneye kwikenura n'ubwo wari warihaye gahunda y'imyaka 3 ariko uhuye n'ikibazo kigutunguye ubwo buryo bikorohera kuba wavuga ngo mumpeho make nikenure byanabayeho nko muri COVID-19 mu myaka itambutse byabayeho umuntu akasaba amafaranga akikenura ikindi wenda wagarukaho nuko byoroha no kuba wabasha gukurikirana ukamenya ngo bihagaze gute kuba ugenzura tukakumenyesha uko bihagaze nyuma y'ukwezi nyuma y'amezi 2 mbese y'amafaranga ndi kugenda ashyiramo bimeze gute ikindi rero ni urwunguko cyangwa se return kw'iryo shoramari ryawe uri gukora kubwo bwizigame bwawe nkuko nabivuze mu iterambere fund nta handi wasanga inyungu mu bigo cyangwa se mu bigo bifite gahunda z'ishoramari cyangwa se zo zifasha abantu kwizigamira mu iterambere fund ugereranyije nta handi hantu wapfa kubona inyungu ya 11% ku mwaka ubu niyo nyungu tugezeho 11%. Hanyuma bikorwa bite rero kwizigamira rero wifuza kwizigamira ikoranabuhanga ryarabyoroheje n'aka kanya ufite telefone yawe aho ngaho umuntu afite telefone aho yaba ari hose hirya no hino mu gihugu uri Nyagatare uri Rusizi ntabwo ari ukuvuga ngo iterambere fund rikorera i Kigali aho waba uri hose ushobora kubasha kwizigamira icyambere ushobora kunyura kuri telefone
hari kode wenda nanayivuga wenda uburyo umuntu yakwizigamira anyuze kuri mobile money cyangwa se kuri Airtel money. Uwizigamira anyuze kuri Airtel money niyo ndi buhereho, ukanda akanyenyeri 500 akanyenyeri 4 akanyenyeri 2 akanyenyeri 1 akanyenyeri 3 ugashyiraho urwego cyangwa se akadirishya ukemeza. Icyo gihe uhita ubona amabwiriza akubwira ngo shyiramo umubare w'amafaranga wifuza kwizigamira, ugashyiramo umubare w'ibanga ndetse naho ugiye kuyohereza. Ushaka kwizigamira rero anyuze kuri mobile money ni ugukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 3 ugashyiraho urwego cyangwa se akadirishya ukemeza. Ubwo ni uburyo bwo kwizigamira unyuze kuri telefone. Icyo gihe yubikoze ni ukuvuga ngo iwacu haba hari umuntu ushinzwe kuguhamagara akakubwira ngo twakiriye ubwizigame bwawe, nyuma yuko ubonye ubutumwa bugufi buturutse kuri MTN bunakumenyesha ko wizigamiye. Ariko byongeye dukorana n'amabanki hafi ya yose mu gihugu. Usore gato ubwo ubu nafunguye konti yawe ako kanya yohereje amafaranga ni nko gufungura konti, ni nako gufunguza konti mu buryo bworoshye. Ariko icyo gihe tukagusaba ko ukoresha nimero ya telefoni kubaruyeho, kuko birahuye amakuru tuba tuyafite. Nimero ya telefoni kubaruyeho ihuye n'indangamuntu yawe neza, amazina. Icyo gihe wenda ntabwo tuba dufite email yawe, ariko uko wa muntu bishinzwe kuguhamagara akubwira ko twakiriye amafaranga yawe, arakubaza ngo ufite email, kugira ngo nyuma y'ukwezi tugiye tukumenyesha uko bihagaze, cyangwa se igihe byabaye ngombwa ko bikeneye ashobora kukubaza ngo urashaka gushyiraho umuzungura. Yego. Mu cyongereza ni next of kin, cyangwa se ubwo abikubwira ryari yaguhamagaye igihe wizigamiye bwa mbere. Abibona ninyoherejeyo 2 yaza kumpamagara akambaza ibyo byose, yaza kuguhamagara kugira ngo tubone amakuru yuzuye ya wa muntu tugiye gutangira gukorana. Ubwo iyo mbuzwe ndongera nkahamagarwa ko ndatekereza ko ushobora kumpamagara wenda dufashe hagati aho tuba dufashe ya makuru ya nimero ya telefone nabivuze ko bihuye na ya nimero y'indangamuntu na ya mazina. Tukavuga ngo Cedric amaze kwizigamira wenda 2,000, wohereje inshuro zirenga 2 cyangwa 3. Tukaba tuvuga ngo Cedric afite 3,000 cyangwa se amaze kugira 10,000. Dufite nimero y'indangamuntu, dufite n'amazina. Tugategereza wenda uraduhamagara tubaje amafaranga yanjye mwarayabonye, twagerageje ishuri 1, 2, 3 ntabwo tubashe kukubona. Hako natwe dushobora kwibaza wa muntu wohereza amafaranga nuwahe. Yego. Niyo mpamvu dukomeza gukurikirana tugakora follow up kugira ngo tubashe guhura tubona amakuru yuzuye. Yego. Haba hari inyungu se idasanzwe yiyongera kuri uko kwizigamira kwanjye ku buryo byankurura cyane kugira ngo nizigamire, hanyuma se mfite uburenganzira bwo kuba nabona ku mafaranga yanjye nizigamiye mu gihe kingana iki? Byo bite nari nabigarutseho mugenzi wanyu yari yabivuze avuga ati niki koko cyankurura mu iterambere fandi ugereranyije n'ahandi numva nakabaye nashora amafaranga. Kandi twavuze ko icyambere inyungu ni 11. Tugeze ku nyungu ya 11. Umwaka ushize yari 11 n'ibice 5. Ariko muri rusange wavuga ko ari inyungu ya 11 nubwo bizakomeza kugenda bizamuka. Twari twavuze umutekano kuba ari ikigega cya leta. Leta ibikurikiranira hafi. Ikindi wenda ntari nagarutseho ni kuba leta yarakuyeho umusoro ku nyungu. Yego. Kugira ngo yorohereze ko kuba abanyarwanda bizigamira kwiteza imbere, leta yakuyeho umusoro ku nyungu. Ahandi ushobora kugenda ahandi ukavuga ngo ngiye kugura imigabane n'urugero, ariko bakakubwira ngo cyangwa se ukoze saving wizigamiye by'igihe kirekire, tubare muri banki runaka ukavuga ngo ndizigamiye fashe miliyoni 3 zanjye, aho kuzijyana mu iterambere fandi reka nzijyana ahandi. Ariko ugomba kubanza kumenya ko ukamakinga ashobora kuba azagukuraho umusoro ku nyungu mu gihe uwayo wamenye imikorere y'iterambere fandi wavuga ngo tukubwira ko leta yakuyeho umusoro ku nyungu. Kuko ireberera ya nyungu y'abanyarwanda muri rusange, ndetse no kuvuga ngo niki twakora nka leta kugira ngo dufashe abanyarwanda kwiteza imbere. Yego. Yarakubajije umuntu ushaka n'amafaranga ye atangira kuyabyaza umusaruro ryari.
murakoze. Ubundi muri rusange dukangurira bizigamira ko nibura ya mafaranga umuntu azigamye ayarekeramo by'igihe kirekire kugira ngo abashe kubona kuri ya nyungu ya 11%. Kingana iki se nyine ni kirekire nyine bingana. Nari nkikomeza kubivugaho. Ubundi dukunda ibintu byihuse, sinzi n'abanyafrika. Abanyafrika dukunda ibintu bikuze vuba. Ariko nyine akakugoboka mu gihe ugize ikibazo rero. Dukunda ibintu bikuze vuba kuvuga ngo nta mwana ukura ngo ahite yuzura ingobyi, niko abanyarwanda baca umugani. Ariko ubundi iyo umuntu avuga ngo shyize amafaranga hana wari ukwiye kuyareka. Tunakangurira bizigamira ko nibura imyaka 3 ariyo myaka, nyuma y'imyaka 3 aribwo umuntu yakabaye avuga ngo ya mafaranga nizigamiye reka nyakure. Ariko ushobora kwizigamira ukiha intego y'umwaka umwe, ukiha intego y'imyaka 2, ariko dufata urugero Cedric yari yarihaye imyaka 2 none ahuye n'ikibazo, biragenda gute? Ayo mahirwe nari nabivuze, ikintu cya flexibility, ya mafaranga washyizemo igihe cyari cyo cyose wemere kuvuga ngo mumpe n'inyungu yari imaze kugeramo, tukayaguha uko yakabaye. Ariko ntago twabigira umuco. Icyo tuba dushaka kumvikanisha no kuvuga ngo uko ushyizemo ya mafaranga uko amara mu gihe kirekire ni nako inyungu ubona zikomeza kurushaho kugenda kwiziyongera. Ubundi mukora muri ibi bijyanye n'imari byose turimo turavuga kwizigamira, ariko ubundi mu by'ukuri reka tujye kuri tere haba mu buzima bufatika bw'abanyarwanda, kuko aho twirirwa buri munsi ubuzima bwacu bwa buri munsi abanyarwanda ubundi koko turizigamira cyangwa ubundi dukwiye no kuba twizigamira bigendanye n'ibyo dutunze n'ibyo dufite. Ikigaragara cyo kwizigamira birakorwa, ariko kandi ni n'umuco wahozeho kera. Buriya wenda ku mwero cyangwa se y'abantu bezaga wenda amafaranga mu gihe cya kera yari ataranabagaho, habaho uburyo bwo guhererekanya ibiribwa. Niba umuntu yejeje ibishyimbo, wowe wejeje amasaka, ukaba wamuha ni commerce de troc kera niko babyitaga, ukaba wamuha wenda ikibo cy'ibijumba akaguha ikibo cy'imyumbati. Ariko nyuma uko ibintu ikoranabuhanga ryagiye riza, hajeho noneho gahunda yo kwizigamira, uvuga ngo ndizigamira amafaranga. Ubwo rero hakenewe ko dukomeza gukora ubukangurambaga kugira ngo abantu bakomeze kwizigamira. Ahangaha nkeka wenda sinzi niba Cedric yaganaga no kureba aka kanya uko ubukungu bw'abanyarwanda n'imibereho yabo bihagaze. Biroroshye kubasha kwizigamira bitewe n'ibindi bakeneye. Ubundi umuntu ureba by'igihe kirekire yavuga ko kwizigamira byoroshye, ubasha kureba ahazaza. Nubwo wenda wabivuga umuntu ntahita byumva, twakomoje ku ijambo rijyanye no kuvuga ngo ni ukwigomwa. Ni kimwe nuko wakwigomwa ufite ahantu ushaka kugera, umuntu akabona ari ibintu bigoye, ariko wowe wigomwe iyo umaze kuhagera uba ufite amahirwe yo kumubwira ko byari byoroshye kuhagera. Rero tubihuje na wenda n'imibereho y'uko isi ihagaze muri iyi minsi, wenda tuvuge nko mu mezi 5 atambutse cyangwa se amezi 8, wabona kwizigamira bigoye. Ariko kwizigamira ni ibintu byoroshye cyane ko umuntu wizigamiye amafaranga runaka, nk'ubu ufashe 100,000 nanjye mfite 100,000, wowe ukajya kwizigamira, birashoboka ko ngewe nta kibazo ndahura nacyo mu mezi 3 ufite bya 100,000 nabigumanye, ariko wowe wizigamiye wowe urahura na bya bibazo, ariko bitewe naho ushaka kugera ushobora kubona undi murongo wo kubikemura. Niho rero twari turi nyine tugendanishije n'ubuzima bw'iyi minsi. Ubuzima bw'iyi minsi tukavuga tuti unabivuze neza no kwigomwa rwose kwizigama, ariko se niki kibuze gutuma nigomwa inzara mfite uyu mwanya mfite 1,000 nkakibika siniye? Murabona atari challenge, simbogamizi iri kugonga namwe muri gushishikariza abantu kwizigamira. Ni imbogamizi, nta nubwo wavuga ko ari ibintu bitangiye aka kanya. Rero buriya leta iteka ryose ihoza ijisho ku baturarwanda cyangwa se ku banyarwanda. Ubundi nk'abakozi ba leta cyangwa se namwe murabizi, tujya tuvuga ngo leta ni umubyeyi. Impamvu tuvuga ngo leta ni umubyeyi bitanyuze no mu iyo nzira yo kwizigamira, ariko tugaruke ese yo habaye ibiza, habaye icyorezo, tunagaruke byoroheje kuri COVID-19 yabaye mu myaka itambutse. Leta yakoze iki kugira ngo ibashe guhangana n'icyo cyorezo
kandi binyuze mu baturage n'ubundi gufasha abaturage cyangwa se kureberera abaturage. Ni nayo mpamvu hanagiye Iterambere Fund twari twabigarutseho. Mu Iterambere Fund buriya mu gihe cya COVID-19 abantu basabye amafaranga kuri bwa bwizigame bwabo, nibwo imibare yazamutse, umuntu afitemo amafaranga avuga ati mumpe kuri ya mafaranga, mumpe kuri ya mafaranga. Wakwibaza ngo leta yitaza kureba mu murongo ivuge ngo hakenewe ikigega nk'Iterambere Fund cyangwa se ikigo gishyiraho ikigega Iterambere Fund. Wa muntu wizigamiye miliyoni 2 wacu, yo cya cyorezo kiza kubaho akaba atarizigamiye, niba yose yari yabikuje kandi akaba yaramufashije kumufasha kubaho, byari kugenda gute? Wenda icyo twavuga, imbaraga ziracyakenewe kureba ngo imyumvire ni nayo challenge wenda nanavuga dufite, kuba abanyarwanda hari urugero, umubare munini w'abanyarwanda hari urugero batari bageraho kubijyanye no kumva umuco wo kwizigamira. Niyo mpamvu Iterambere Fund turateganya ubu imyumvire niyo kibazo kurusha ubushobozi. Imyumvire mbere na mbere buriya ni imyumvire. Buriya tunagarutse mu buzima busanzwe, ushobora kureba umunyeshuri kuvuga ngo ntabwo ari umuhanga, kandi ari umuhanga, ariko ikibazo cy'imyumvire cyangwa se umutekerereza, umureberera, kuvuga ngo umwana ushobora kumwohereza mu bintu adashoboye. Umuntu ashobora kuba ari hari yabona amafaranga ariko atazi uburyo anyuramo, kubera ko yabuze umuntu umugira inama yo kuvuga ngo wizigamira aha n'aha. Yashyira aha, nyuma y'umwaka impindukira bibayeho niyihe. Ariko muri rusange aho muganisha ndi kuhumva ni ukuvuga ngo kwizigamira mbese birashoboka ko twabihuza n'imibereho y'uyu munsi. Ubwo iyi mibereho y'uyu munsi n'ubundi mu nshingano mufite harimo nyine gufata neza abakiriya, yego, ariko mu bigo by'imari nabyo byabaye byinshi kandi n'ubundi nabyo bidusaba kwizigamira. Ibyo bigamiye kuri leta, mu kanya narimo mvuga nti n'ubundi umuntu ashobora kubaza niba hari isano bishobora kuba byanagira na wenda na gahunda ya ejo heza nayo isaba abanyarwanda kwizigamira. Ese ubundi iyo mwitegereje nk'abantu bafite aho muhuriye n'ibi byo kwizigamira n'imari, umuntu hatakwiye kubundi no kugira ngo binafashe n'abantu kwizigamira mu buryo bukwiye, ahari niba ariko ngende bubyite muradufasha kubigorora, ntihakwiye kubaho wenda nk'icyo kigega kimwe abanyarwanda bizigamiramo ari kimwe, bakizigama hakajya n'uburyo bwo kubona kuri amafaranga ye, ariko ari umurongo umwe. Kuruta ko uyu munsi turasanga Rnit Fund, ejo tuzasanga ejo heza, ejo ugasanga n'ubundi umunyarwanda arasabwa byinshi kwizigama henshi, kandi nyamara nawe ibyo yinjiza biracyari hasi. Murakoze. Buriya rero, buriya wenda mbaye nk'ubigarukaho, buriya uko ibintu bigenda, uko opportunities zigenda ziza, ni nako abantu bagenda bunguka ubwenge cyangwa se babona ubundi bumenyi butari buriho. Icyo kibazo kijyanye no kuvuga ngo abantu bose kuki bataba abaganga, kuki abantu bose bataba abanyamakuru, kuki abantu bose bataba abacuruzi badakora business. Muri rusange hari igihe umuntu uzumva kubwira ngo kuki udakora business, ngo business uzi ko aba bakire tubona buriya gukora business aribo bibageza kubwo bukungu bafite. Rero kubaza ikibazo wenda ngo Iterambere Fund, ejo heza, ariko ndagira ngo tubitandukanye wenda mu magambo make. Yego. Ni nayo mpamvu habaho izo gahunda zose bitewe n'amahitamo y'abantu. Wenda ejo heza nk'ababizi, ejo heza ni indi gahunda leta yashyizeho yo kuvuga ngo dufashe umuntu kwizigamira ariko ya mafaranga azakenera by'igihe kirekire ugeze mu za bukuru. Turabibona hari umuntu uba yarakoze akoreye ikigo runaka imyaka 20 cyangwa imyaka 30, akaba yazagera mu za bukuru nta saving yegeze akora. Ntago yaje mu Iterambere Fund, nta n'isambu yaguze, ariko yari umukozi, kandi umukozi uri mu mwanya mwiza, ariko ageze mu za bukuru wenda ashobora no kuba yasaba uwo yimye, wenda tukoresheje iyo mvugo nubwo atari nziza. Ariko leta iravuga ngo nubwo hariho ya gahunda yo kwizigamira by'igihe kirekire, wihe iyo shingano uwo muhigo wo kuvuga ngo nizigamire amafaranga nzakuramo ngeze mu za bukuru. Ntawe ubizi, uri mu kazi kaguhemba neza, ufite umushahara mwiza, ariko ugiye muri passion cyangwa se kakazi urakabuze, nta kintu cyo kwiteganyiriza by'igihe kirekire wakoze. Iyo niyo gahunda imwe ya ejo heza, nayo mafaranga wizigamiye ariko ukaba utayakuraho mbere y'uko ujya mu za bukuru. Ariko haza no kubaho Iterambere Fund, ikigega Iterambere Fund, Rnit Iterambere Fund. Niyo ni ikigega cya leta, nacyo zibe gahunda ebyiri,
ariko noneho ya mafaranga wizigamiye mu iterambere fund igihe icyo ari cyo cyose ukavuga ngo mpuye n'ikibazo mbe nayakuramo. Dufite abantu akaba yizigamira mu iterambere fund ariko ari no muri ejo heza za gahunda ebyiri. Mu yandi magambo wavuga ngo yarebye kure, yavuze ngo nubwo ndi kwizigamira muri ejo heza ikigeze izabukuru kandi ntabwo nemereye kuyakuraho, nshobora guhura n'ikibazo nari mfite miliyoni 5 muri ejo heza ariko mpuye n'ikibazo, akazi karahagaze, aho nakuraga kugira ngo mbashe kuriha minerivare y'umwana biranze, reka mfate n'andi mafaranga nyashyire mu iterambere fund, hahandi ndi bugeyo nkaba navuga ngo muyampe murimo mpayeho make, muyampe n'inyungu mbashe kwikenura. Yego, niyo mpamvu izo gahunda zombi zibaho, ukabona n'amabanke amahitamo. Urwego mwakiramo abantu ku giti cyabo n'urwego mushobora kwakira abantu mugeze kuvuga ibintu by'ibibina, ese mwakira n'amasosiyete cyangwa se ibigo runaka bishobora kuza muri Rnit Iterambere Fund, birashoboka? Niba binashoboka se bakirwa kimwe abo bantu bashobora gukora savings zimwe nk'uko mwabuze 2,000 na company cyangwa urwego runaka rushobora kuza rugashyiramo ayo mafaranga? Murakoze, nari nabikomojeho mvuga ngo tumaze kugira abantu bizigamira nk'ibigo, tufite ibigo 9. Yego. Ndetse n'abantu bizigamira banyuze mu bimina bagera ku bihumbi 10,000, ni 9 birenga. Byumvikana ko umuntu ashobora kwizigamira ku giti cye, ariko akaba bizigamira banyuze mu bimina cyangwa se kwizigamira nk'ikigo. Yego. Icyo bivuze rero ni ukuvuga ngo inyungu iri ku rugero rumwe. Nta busumbane burimo. Wa muntu wizigamiye 3,000, wizigamiye 2,000, inyungu azabona uretse kuvuga ngo bitandukaniye ku ngano y'amafaranga cyangwa se umubare w'amafaranga runaka washyizemo. Yego. Niba nka Cedric ashyizemo wenda miliyoni 2, hari itsinda ry'abantu cyangwa se ikimina cyashyizemo miliyoni 2, kandi muyashyiriyemo itariki imwe, umunsi umwe, muzaza no kuyakuriramo rimwe. Inyungu izaba iri ku rugero rumwe. Ahubwo aho bitandukaniye nuko nka Cedric ku giti cye ashobora kuba yapanga kwizigamira wenda buri kwezi, ariko hakagira ukwezi utizigamira, ariko abantu banyuze mu bimina cya kigo amafaranga yabo araza ku buryo buhoraho. Aho wafeiringa, aho waba utabasha kwizigamira nk'umuntu ku giti cye bitewe n'imbogamizi wahuye nayo, ikimina cyangwa se ikigo runaka yo ya mafaranga yabo araza, kandi ugasanga ashobora no kugira umusaruro bitewe n'uko ari amafaranga yabishyize hamwe, bapangira igikorwa runaka kizafasha na sosiyete muri rusange. Yego. Birashoboka yuko mwana tuguza igihe turi abanyamuryango turimo twizigama kandi tumaze kwizigama by'igihe kirekire, tukaba twavuga tuti rwose Rnit twarakoranye, ariko se mwabaye muduhaye kwe twizigamye ariko mukanatuguriza kubw'ikibazo dufite? Mbo icyo gihe ngira ngo tuvuze ngo tugiye gutanga inguzanyo, ntaho byaba bisa nkaho bitandukaniye na banke. Yego. Nkuko nabivuze mbere na mbere, intumbero leta yari ifite ishyiraho ikigega ni ugufasha abantu kwiteza imbere cyangwa se kwizigamira no gushora imari binyuze mu kwiteza imbere. Ariko hari inyandiko ngengamikorere y'ikigega, ni offer document, inaboneka kuri website yacu. Uko iyo nyandiko iteye cyangwa se igena imikorere y'ikigega, kugeza ubu nta gahunda yo kuvuga ngo wizigamiye afitemo amafaranga ya naya turamuha inguzanyo. Ariko icyo dukora kugeza ubu nuko umuntu ashobora kuba yagiye kwaka inguzanyo muri banki runaka, tukamuha icyemezo kigaragaza amafaranga runaka afite mu iterambere fund. Muri ya collateral security wenda bari burebeho, akaba yanakongeraho ya mafaranga yizigamiye iwacu. Yego. Ariko uko iminsi izajya igenda ishira, nkuko nabivuze, Rnit cyangwa se Rwanda National Investment Trust ntago yashyizeho iterambere fund gusa, hari n'ibindi bigega bizajya biza. Wenda hari ikizajyaho kivuga ngo noneho umuntu yarizigamiye, biragaragara ko hari urugendo agezeho, tugiye kumuha inguzanyo. Yego. Ntago byarangiriye ku iterambere fund. Ni ikigo leta yashyizeho kizakomeza gushyiraho ibigega cyangwa se collective investment schemes, ibigega bikomatanyije bigamije n'ubundi gufasha abantu kwibona muri wa murongo ubaganisha mu kwimakaza umuco wo kwizigamira no gushora imari. Yego. Yes, turaza guha rero n'abadukurikiye mu gice cya kabiri rwose turaza ku mwanya abantu baduhamagare. Duhamagare nabo ushobora kuba bumva Rnit Iterambere Fund, kumva wenda ko hari
icyo biruze kumufasha nagize ikibazo mugeze kuvuga muti ikoranabuhanga ryarabikemuye hariho hose watugeraho yego ndabyumva ariko se mubona nahise numva ko mushobora kuba mudakorera hose mu gihugu wajya mu karere ka Nyagatare nyine atabasangayo atabona ibiro wajyayo atabona ibiro kuba mukorera i Kigali gusa byo murabona nta banyarwanda mutageraho cyangwa se batabasha kugerwaho n'ibi byiza byo mu iterambere fund. Murakoze reka wenda ntangire navuga ko kutugeraho byoroshye cyane aho umuntu yaba ari hose waba uri hanze y'igihugu waba uri mu gihugu. Natange na nimero ya telefone wenda uwakenera kumenya serivisi z'iterambere fund yahamagaraho cyangwa se imikorere yacu. Ubikeneye yahamagara kuri 078 karindwi 9 0 207. Na Airtel umurongo wa Airtel ni uwo murongo wa nuguhindura 8 07 3 karindwi 900 ubwo ni uburyo ki umuntu ashobora kutugeraho anyuze kuri telefone aho waba uri hose. Icyo gihe wenda twanagaruka kuri wa muntu utanabasha gutunga smartphone ufite ya telefone twita ntoya itabasha gutuma ajya kuri murandasi cyangwa se kuri internet ngo bashe kumenya imikorere yacu. Dufite icyicaro gikuru hano i Kigali mu nyubako ku cyicaro gikuru cya Koje Banke mu nyubako ya Koje Banke muri etage ya 6 cyangwa se mu igorofa ya 6 niho ushaka kutugeraho imbona nkubone yadusanga. Ariko nari mbigarutseho ushobora kuba waduhamagara ukatubaza imikorere yacu. Ushobora kuba wagana banke wifuza kwizigamira cyangwa se ukizigamira unyuze kuri telefone. Nkuko mwarimu bivuze ngo mbese ntabwo ari imbogamizi kuwabasha kwizigamira, ntabwo ari imbogamizi na gato. Yego Ubu kugeza ubu umuntu ashobora kwizigamira akoresheje ya code navuze anyuze kuri telefone. Ashobora kwizigamira anyuze kuri banke runaka imwegereye. Dufitemo amakonte hirya no hino mu gihugu, bivuze ngo hose turahari. Yego Wifuza kwizigamira nta hantu urugero wenda nka Banque Populaire cyangwa se banki y'abaturage cyangwa se Beka. Izo banke byiringira ngo hirya no hino mu gihugu ni hacyo utazisanga. Yego Byongeye ukawanyura kuri telefone. Ikindi ushobora kuba dufite abantu bizigamira iwacu buri kwezi akaba yohereza amafaranga atarakandagira aho dukorera. Yego Akaba nabasha kubikuza anyuze kuri website yacu. Nutabasha kubona ya telefone ya smartphone turamubwira ngo gana aho batanga service z'irembo. Yego Ahantu badatanga service z'irembo se uyu munsi mu gihugu ni haki. Nta murenge ngira ngo no mu tugari izo service byatangiye kuhagera. Yego Usanga ku biro by'akagari hari umukozi w'irembo. Turamubwira ngo ganayo uduhuze n'uwo muntu tumusobanurira uko agufasha. Akabasha gusaba kuri ya mafaranga yizigamiye. Yego Utabasha kwizigamira tukamubwira ati gana umukozi wa Mobicash, umu agent wa Mobicash, gana wa muntu ucuruza mobile money, utanga amayinite airtime, tumusobanurira uko ari bugufasha. Hari n'udashobora gukanda ya code. Bivuze ngo hose turahari. Ariko birumvikana ko wenda bikenewe uburyo bw'imbona nkubone nabivuze. Dufite ibikorwa byinshi turi guteganya bijyanye n'ubukangurambaga. Tumanuke mu mezi atambutse tumaze iminsi mu ntara y'amajyaruguru iburasirazuba, twagiye n'iburengerazuba dusura uturere turenga 5. Ndetse iyo gahunda irakomeje mu gihugu hirya no hino. Dufite gahunda yo kubegera tukabasobanurira koko gahunda ijyanye no kwizigamira. Yego Iterambere fund ni iki, umuco wo kwizigamira twavuye he, mbese urugendo tumaze gukora n'ibyo duteganya mu minsi izaza. Ese abakiri bato bashobora kuzigamirwa muri Rnit Iterambere fund? Abakiri bato ndavuga yego batarageze iyo myaka y'ubukure, bataragera hamwe kubona indangamuntu, kubona sim card. Ndimo ndumva ko kwizigamira rukohereza amafaranga n'undi ukoresheje nimero ugahita wandikwa nkaho ari wowe nyine undi wizigamiye. Wa mwana ukeneye kuzigamirwa we cyangwa se wa mubyeyi udukurikiye wumva ko ari byiza ko yanazigamira umwana we muri Rnit Iterambere fund, bo abikora ate? Birahari, ubwo buryo burahari rwose. Dufite n'abantu benshi bazigamira abana. Hari papa na mama bafite abana 2. Iyo gahunda irahari. Wenda aho bitandukaniye gato nuko umuntu atabasha kuzigamira umwana yatarabona indangamuntu. Birumvikana ko abatarabona na sim card mubaruyeho. Yego Iyo gahunda rero irahari yuko ababyeyi bazigamira abana
cyangwa se ukaba ufite umwana urera wifuza kumuzigamira uvuga ngo buri kwezi reka njye mushyiriraho ibihumbi 10 cyangwa 20 najya gutangira muri kindergarten cyangwa se muri maternelle nibwo nzabasha gukuraho ya mafaranga mwishyurire. Icyo gihe rero dukoresha nimero y'indangamuntu ya wa mubyeyi cyangwa se umurera akaba ari nawe umubera umusigire cyangwa se umuzungura uzajya umukurikiranira uko bimeze. Ikindi nuko inyungu wa mwana abona uzigamira ni kimwe nuko izaba iri ku rugero rumwe n'inyungu wa muntu wizigamira nk'umuntu ukuze azabona. Yamaze kugira imyaka y'ubukure rero icyo gihe biremewe ko waza ukavuga ngo umwana wanjye namuzigamiraga ku ndangamuntu yanjye ndi n'umuzungura we ariko yakuze. Hagati aho ariko mbere yuko ndatujyana mu kwamo bikorwa gute nyine kugira ngo uzigamire umwana kugira ngo donc niba uyu muntu yes ngiye nohereje amafaranga umwahita mwandikanye kandi nyamara ndashaka kuzigamira umwana icyo gihe bigenda gute? Icyo gihe rero hari uburyo bubiri wenda nk'umuntu utabasha kugera aho dukorera nari nabigarutseho mvuga ngo dufite umukozi ukurikirana kuri telefone nkuko mubivuze buriya hari n'ubikora yumvaga ko ari kuzigamira umwana agakoresha telefone yumvishe ngo kwizigamira ni iterambere fan. Yego. Ariko twazamuhamagara akatubwira ngo nyamara amafaranga nohereje yari ay'umwana atarabizi uko bimeze. Dufata umwanya uhagije wo kumusobanurira uko bimeze tukamubwira ngo yuzigamira umwana urabanza ukaduha umwirondoro we niyo ugiye kuri website yacu cyangwa se wakoresheje internet ugasura urubuga rwacu hari uburyo wuzuza tukagusobanurira uko uri bubigenze aho gushyira indangamuntu tukakubwira kandi kantu uri bwongereho kugira ngo tubashe kumenya ko ari umwana wazigamiraga. Ugashyiraho n'amazina ye hasi kumuzungura niho ushyiraho amazina yawe. Ikindi rero tukagukangurira ko nujya kuri banke utari bwandika amazina yawe kuzigamira umwana bizajya bisaba kunyuza amafaranga kuri banke runaka dufitemo konti ntuyanyuze kuri telefone kuko nuyohereza tuzabona ari ayawe. Ntabwo bigoye rwose biroroshye. Reka dutumikire rero MTN Rwanda mukanya turagaruka turaza ndetse namwe bitegura babibaze kiremo amayinite nimero yacu ya telefone turasitubabwira ko batari kudukurikira kuri televiziyo badukurikiye kuri radio turasitubabwira umurongo muduhamagaraho mukanya gato rwose nimujye kure turaje. Ubwira iki? Mushiti wawe Frank ari gutereta karumuna kanjye. Uzi ko adafite umwana umwe gusa. Uzi ko atari babiri, uzi ko atari batatu gusa. Afite abana bane bose mu cyaro. Muri gusa iki mwebwe? Wasanga nta nibyo muzi. Wowe. Ejo bundi sinabonye umugore wawe atambika ajya kwa nakoreka nisubirira iwanjye abana bane bose mu cyaro. Buwa mbere ureba amasoko asohoka n'ibindi byinshi bitandukanye kuri Yellow TV ku biceri 150 gusa. Ushobora kureba Isibo TV, Isango TV, TV1 n'izindi nyinshi ahantu hamwe. Downloadinga Yellow TV kuri Google Play. So turagera ku cyuyu munsi.
twagarutse rero twizere ko n'ubundi mu gihari hanyuma kwifuza kuba rwose yagira ibyo asobanuza cyane kuri iki kigega cya Rnit Iterambere Fund ushobora kuduhamagara kuri 0785 83 24 62 nimero niyo ngiyo ubundi ukaduhamagara cyangwa ukatwandikira no kuri WhatsApp ku kibazo icyo ari cyo cyose ufite natwe tukabana nawe turacyakomeje kujya tuganira n'umutumwa wacu eri yego turacyari kumwe na Eric Uwiringiyimana akaba ari umukozi ushinzwe abakiriya muri Rnit Iterambere Fund. Nkuko wari ubivuze abantu batangiye baduhamagare baduhe ibitekerezo baradufasha Herbert ndetse na Hamisi baradufasha kugira ngo tubashe kwitaba telefone y'abantu barimo kuduhamagara. Hanyuma hari umuntu wanyandikiye narabiguhaye kuri WhatsApp wanshinja ati mujye mudusubiramo telefone kenshi cyane kenshi Dibuka biranashoboka ni nabyo rwose igihe byambwiye feedback nk'izo ngenda zikunda ya amukanya tureba ni 0785 8 3 2 4 6 iyo niyo nimero rwose duhamagaraho ubundi tukakwitaba by'umwihariko utanahamagaye ushobora kuyoherezaho igitekerezo ariko ukoresheje WhatsApp bana message isanzwe ukoresha WhatsApp nibwo dushobora kuba twahita tubona igitekerezo cyawe rwose. Hanyuma by'umwihariko ubwo n'abadukurikiye ariko bashobora kujya kuri YouTube channel yacu nabo bakandika ibitekerezo byabo naho bashobora kuhabona n'iyo nimero muri rusange ubundi twahita tubona ibitekerezo byanyu nta kibazo na gitoya. Hanyuma Eric tugarutse ibijyanye n'uruhare rwo kwizigamira mu kwihutisha iterambere ry'ubukungu ubundi ubu bukungu muvuga ahangaha mu kwihutisha n'ubuhe bukungu umuntu ku giti cye n'ubukungu bw'igihugu uko kwizigamira byihutisha iryo terambere mu buryo murakoze wenda reka ngaruke ku kwizigamira nkuko twabivuze leta yikangurira abanyarwanda kwizigamira no kugira ngo wenda y'imari yagenerwaga ibikorwa runaka byita ku banyarwanda badafite urugero bariho dufate nk'urugero niba leta yagenaga ingengo y'imari wenda nka miliyari 2 zifasha wenda abatabasha kubona ubwishingizi bwa mitiweli icyo gihe niba urugero rw'abizigamira zataje runaka yarazamutse birumvikana ko yangengo y'imari nayo izagabanuka cyangwa se mu gihe runaka iveho kwa kwizigamira rero ntago bigira akamaro cyangwa se uruhare mu kwiteza imbere k'umunyarwanda muri rusange ahubwo bigira n'uruhare ku iterambere ry'ubukungu bw'igihugu ubusugire cyangwa se bw'ubukungu bw'igihugu. So batangira baturebere telefone turebe rwose baturebe ko hari icyo abantu bafuza kuza kubamenya cyane kuri iki kigega ubundi nacyo kirushaho kugenda kibafasha mu kuzamura ubukungu bwabo muri rusange n'ibindi dushobora kuba twagenda twibaza ahangaha rero ni zihe iyo mugenda mukusanya ibitekerezo feedback mugenda mukura mu baturage mu bakiriya banyu byita abakiriya hari babagaragariza mpamvu ki zikibabangamiye aka kanya kuba batitabira cyane kwizigamira kuba hariho ubukangurambaga nuko nyine umubare utaragira kuba mwifuza muvuge muti turahagaritse. Yego wenda reka nongere mbigarukeho ikigega Iterambere Fund ni open ended fund ni ikigega kizahoraho ikigega kizahoraho kizakomeza kubaho nta gihe runaka tuvuga ngo nitugera kuri targetini cyangwa se ku mubare runaka wabizigamira cyangwa se ku mafaranga runaka. Ni kibazo cyiza hari nk'umuntu wegeza ambaza ngo mbese ngo agaciro fund ngo byahagaze ngo byararangiye wenda ntaho bihuriye n'iterambere fund ryo rizahoraho ariko imbogamizi wenda hari inama igikunda kuba ni annual general meeting inama ihuza abanyamuryango bose b'ikigega Iterambere Fund kugira ngo bagaragarizwe ku buryo bugaragara neza imikorere y'ikigega aho umutungo w'ikigega ugeze impinduka zabayemo n'inyungu aho zigeze kugira ngo ya gahunda ikomeze igere aho twifuza kugera.
ikintu rero kugeza uyu munsi imbogamizi tugaragarizwa koko yarabivuze ni ubukangurambaga buracyakenewe ya gahunda yo gukomeza kumvisha abanyarwanda no kumanuka hasi mu cyaro wenda ukumvisha umuntu ya gahunda nziza yo kwizigamira akamaro kabyo umuco wo kwizigamira ni nayo mbogamizi nabigarutseho uyu munsi baracyavuga ko Iterambere Fund ubukangurambaga ari buke ariko nabigarutseho turacyakomeje gushyiramo imbaraga hari umuntu byumva bwa mbere akabyumva nk'uko mu kiganiro akaduhamagara ukabona ashyizemo amafaranga menshi afatika ntanakiremo 100,000 ukumva yari afite nka miliyoni 2 kuri banki runaka umwaka warushize imyaka 2 nta kintu ari kuyibipangira nta gahunda yayo afite ya vuba hari umujene wizigamira agavuga ngo ndashaka kugura inzu ndashaka kugura ikibanza yamara kumva gahunda y'Iterambere Fund akazana amafaranga ya hari iwacu avuga ngo za miliyoni 2 za miliyoni 3 ku nyungu ya 11% ku mwaka ndambonye 300,000 ntakabonye muri banki kuma amafaranga yanjye araho ibyo byumvikana ko turacyafite byinshi imbere byo gukora bijyanye n'ubukangurambaga ndetse no gutanga ubumenyi cyangwa se gusobanura ugutanga ubusobanuro bwimbitse financial education ku banyarwanda benshi bashoboka uko iminsi izajya igenda ishira mu kanya gato ugeze kuvuga ko mumaze iminsi muzenguruka mu bice bitandukanye mu ntara zitandukanye wenda birasa n'ubundi nicyo mugenzi wanjye amaze kubaza ariko se noneho hariya kuri tele hariya muri umuturage murahura face to face murahura muravugana hariya muri abaturage barababwira iki kuri ubutumwa muri kubaha barabyumva koko kubyo kintu gikwiriye kuba bagikora cyangwa ikintu gishimishije rero umuntu yanashimira leta y'u Rwanda yakongera gushimira leta y'u Rwanda ni izi gahunda zituma abantu bajya ahantu babasha kwiteganyiriza byaba by'igihe wenda kitari igihe kirekire ikintu gishimishije ni uko twabaganizaga benshi ugasanga bavuga ko bafite amakoperative babarizwamo bafite ibimina babarizwamo ugasanga abantu afite nk'ibimina 3 afite koperative 3 arimo hari ikimina cyo ku kazi hari ikimina cyo mu baturanyi hari ikimina cyaho akora ikindi rero gishimishije nuko mu bigo twakira cyangwa se mu bizigamira dufite amakoperative tukagira na ya mafaranga y'ibimina tukaza gusanga nyuma cya kimina bitsamo wenda ari Nyagatare ari Kayonza hari ikimina yatubwiye abitsamo tugasanga ya mafaranga y'ikimina bayazanye iwacu wenda ataranabizi bigatanga wa murongo mwiza wo guhita umwumvisha ko Iterambere Fund rifite akamaro abanyarwanda muri rusange batangiye kugenda bumva akamaro ko kwizigamira umuco wo kwizigamira nubwo hagikenewe byinshi byo gukora ariko baragenda babyumva gahoro gahoro ndetse atakuvuga ngo nibyo gusa ukumva bafite akakubaza ngo mbese ngo twari tuzi ejo heza none se birashoboka ko najya muri ejo heza no mu Iterambere Fund yumaze kubimusobanurira yumva ko zose ari gahunda nziza kuba Iterambere Fund ari ikigega kitazarangira nko nabyo wari umaze kubigarukaho ku bwanyu intego zanyu mu by'ukuri zigendana n'igihe kingana gute cyangwa se musetinga mu by'ukuri mu gihe kingana iki cyangwa n'ubundi muravuga muti twagiye ntabwo tuzi nyine n'ubundi ntabwo dufite igihe tuzarangira ariko nta n'igihe n'ubundi mufite mu bwango dufite target yo kujya kuri ibi mu gihe kingana gutya target yo ntago yabura wenda ubundi ikigo cyari cyo cyose uretse no kuvuga ngo ikigo cya leta hari financial hari umwaka ujyanye umwaka w'ingengo y'imari ugenewe ibikorwa runaka bizakorwa ni ibigo nk'ibindi wenda mbigarukeho navuze Rwanda National Investment Trust ni ikigo ni fund manager w'Iterambere Fund cyangwa se ucunga ikigo kireberera ya mafaranga abantu bashyize mu Iterambere Fund tuba dufite target rero zo kuvuga ngo dufite ibikorwa ni ikigo gifite departement ha departement ibifite ibyikurikirana departement ni tuba dufite target cyangwa se imihigo twihaye runaka nkuko nabivuze niba tumaze kugira abanyamuryango cyangwa se abizigamira ku giti cyabo 10,000 tuba tuvuga ngo umwaka utaha mu kwa 7 cyangwa se mu kwa 6 turatagetinga kugira 15,000 cyangwa se 20
niba ibigo dukorana nabyo twaratangiye dufite ibigo 2 tukaba tugeze ku 9 turashaka kuzagera ku bigo 15 niba dufite abanyamuryango 30,000 turashaka kuzagera ku 50,000 bitanareberwa mu yondererwamo gusa ahubwo tunareba mu cyerekezo vision 2020 yarangiye ko twavuga ati vision 2050 tuzaba tugeze ni ibintu rero ni gahunda ziba zifite imirongo ngenderwaho uko bwije nuko bukeye ukurikije uko imibare ihagaze ubu ngubu mu byiciro by'abantu mu myaka abitabira ubwizigame ni ibyiciro bimeze gute? ni ingeri zose wenda nanavuga ko wenda ikigega cyatangiye gifite miliyari na magana ane n'ibihumbi magana ane ariko uyu munsi tugeze kuri miliyari zikaba 23 ubundi byakabaye bigeze kuri miliyari zishyika 30 nuko muri cya gihe cya COVID-19 umubare w'abantu runaka basabye miliyari zigera hejuru y'5 bagira ngo bikenure ariko ingeri zose dufite nkuko twabivuzeho dufite abana bizigamira ababyeyi bazigamira abana babo dufite amatsinda abanyeshuri biga muri kaminuza bakora groupe runaka bakizigamira iwacu dufite ibigo nkuko mu Isango Star mwavuga ngo dufite ikimina reka tujyana amafaranga yacu mu Iterambere Fund dufite ibigo by'abikorera non governmental organizations yego cyangwa se ibigo bishamikiye kuri leta ibigo by'abikorera bazana amafaranga yabo iwacu abizigamira cyane nabaye abizigamira cyane urubyiruko usanga ariko ruri ku mubare wo hejuru ari nacyo gishimishije urubyiruko hasi y'imyaka 25 kumanura nubwo abari make ugereranyije ariko ugasanga umubare w'abajene ni uri hejuru byumvikana ko nta mafaranga baba bakabonye menshi ariko ugasanga nubwo ashobora kuba afite 10,10 20 umubare wabo ari wo mwinshi uravuga ngo uyu munsi ni umunyeshuri ariko ejo niwe uzaba ari umukozi niwe uzaba ari umuyobozi w'ikigo runaka arabasha kubona 2,000 kuri ya buruse leta imuha akizigamira mu Iterambere Fund bakamuha Jean de Porsche yiga muri segonderi agakuraho 2 akabyohereza buri gihembwe ariko uhita wumva ya gahunda nziza ndetse naho ari kugana mu gihe kizaza yego birashoboka yuko nakizigamira amafaranga yanjye ariko nkayakuraho mu gihe nshake ntategereje ya nyungu birashoboka ariko ntabwo ariyo nama tugira bizigamira tubakangurira kwizigamira by'igihe kirekire none se n'urugero umunshobora kuvuga nti ndimo ndabona n'inkiri 300 muri banki bizangenderekera gutya na gutya ndakira udufaranga dukatwaho ariko wenda Rnit Iterambere Fund ko nabyumvise nta mafaranga akatwaho wenda guhaza iyo nyungu mu gihe cy'amezi 6 nkagira ikibazo cyangwa se sinanakigire nkavuga nti nkabanze ko amafaranga yango abitsa kandi biruta kuba nabanyifite ku mufuka ngo nyakoresha nkavuga kanyavanemo zongera nkiremo andi nta nyungu ushaka birashoboka ni flexibility igihe cyose wizigamiye iwacu ubu ushobora kuza ugasaba ya mafaranga yawe ukayahabwa ariko tukakugira inama tukakubwira ngo kugira ngo ubashe kubona kuri ya mahirwe leta yashyizeho twavuze ko yakuyeho umusoro ku nyungu byongeye umusoro ku nyungu ubonye ugize amahirwe ubonye ahantu ushyira amafaranga yawe urapanga umushinga wawe upanga gukora mu gihe wenda cy'amezi 6 cy'umwaka umwe cy'imyaka 2 cy'imyaka 3 amafaranga yawe ari ahantu yashyize anari kunguka kuri ya nyungu ya 11% rero ku mwaka tugezeho ni inyungu izagenda ikomeza kwiyongera ikindi gishimishije yuje ukavuga ngo yaramazemo umwaka yaramazemo imyaka 2 ya mafaranga yanjye ndayashaka ntabwo tukubwira ngo yakuyemo wa mwaka utarashira turakubarira tuvuge ngo Cedric yinjiyemo mu kwa mbere wenda 2019 2021 n'urugero none avuyemo mu kwa 8 ya mafaranga yaramaze kunguka ngahe tuyaguhe yego kandi na wa musoro ntabwo turakubwira ngo turakuraho umusoro runaka tuyaguhe uko yakabaye na ya nyungu runaka yari imaze kugeramo naje kwibaza nti ubundi nubwo twatangiye tuvuga wenda ntibisaba bifite cyane n'ufitwa hagaze ko ari uko ashobora kwizigamira yego kuri ibyo bibiri ariko se mubona mu byukuri kugira ngo inyungu bashe kwigera hinagufashe ntibisaba wa muntu wizigamiye amafaranga afatika oya urugero rw'umuntu wizigamiye 5,000
buriya nta mafaranga aba make nta mafaranga aba make, nta murimo woroheje bitewe n'uwukora, nta mafaranga aba make bitewe n'uyapangira. Dufate nk'urugero wenda ushobora kuvuga dufite nk'abakozi bo mu rugo, niho umukozi wo mu rugo yihaye gahunda y'uko buri kwezi uko bamuhembye 20,20 wenda 30, avuga ngo nzajya nkuraho 5,000 mbijyane mu iterambere fund. Dufite nk'abantu benshi aguhamagara akakubwira ngo ndi umunyonzi nyonga igare, mwandebera aho bigeze. Buri munsi yakoreye 5,000 ariko arakuraho 2,000 yohereze mu iterambere fund. Wamurebera ugasanga amaze kugeraho nk'ibihumbi 200,280. Umuntu urafata bya 280 akamanuka wenda niba atuye mu cyaro hehe hahandi ashobora kuba nawe yagira ikintu yigezaho, nagura ihene 10 cyangwa akagura inka 2, yego uhita utekereza ahantu nyuma y'imyaka 2 azaba ari. Wumva ko hari urugero avuyeho n'urwo agezeho. Yego ariko ubona 500 nta gahunda yo kwizigamira ufite, ntago umenya hanyura, birumvikana ko wa muntu ntawe muzamuhuriye. Uhita utegereza uvuga ngo igihe ka kazi kazaba kahagaze ko umuntu hembwe 500, yego utaregeza agira gahunda yo kwizigamira cyangwa agira ahantu ashyira udufaranga twe, niyo haba muri ejo heza cyangwa se nko mu iterambere fund. Ariko by'umwihariko mu iterambere fund azanabasha kuyakuramo. Abo bantu babiri bagereranyije ntago baba bari ku rugero rumwe. Yego akazi kawe karahagaze, nta gahunda yo kwizigamira wagize. Undi nta kazi yari afite, yanyongaga igare, yari umumotari, ariko amaze kugira 500 mu iterambere fund. Automatically ka kazi nigahagarara wowe uratangira guhura n'ibibazo. Mu gihe warajya navuga bitewe n'imibereho ye, mube mumpayeho make, igihe yongeye kuyabonera ikenura. Rero dufite abantu bizigamira, ugasanga umuntu ashobora kuba afitemo miliyoni 10, 15 ku giti cye, aho ufitemo wohereza 2 buri kwezi. Buri wese ku rugero rwe, nta mafaranga aba make. Ufite target yo kubona 100,000 buri kwezi mu mwaka umwe, ngiye mfite target yo kubona 1,000,000, undi afite target yo kubona 10,000,000. Ahubwo kwa kunyurwa no kwiha umurongo ngenderwaho w'imikorere runaka cyangwa se wa gahunda wihaye yo kwizigamira, nicyo kigena aho umuntu ashaka kugera. So telefone yacu bongere bayirebeho harebe ukuntu byifashe cyane, hanyuma abifuza kuba basobanuza batubwire, muduhamagare kuri 0785832462 niyo nimero n'ubundi muduhamagaraho mukatubwira, cyangwa se mukanayitwandikiraho kanyereka tuzaturebe ko nibura no kubutumwa hari ubwaba bwamaze kuba buze. Imitangire ya service mutanga mute kugira ngo abadukurikiye babagana bagira icyizere cyo kubagana? Mubakira gute? Niba ari umurongo wa telefone nyine mu gihe bahamagaye nk'uko wabutanze, niba hari n'ubundi buryo bashobora kwakirwamo, bwo muhagaze gute kuri mitangire ya service? Duhagaze neza. Ikindi nagarukaho nuko buriya umukozi wese w'ikigo Rwanda National Investment Trust cyangwa umuntu w'iwacu wese ubaza ngo iterambere fund rikora gute, agusobanurira nkaho ari inshingano ye. Ubu leta yashyizeho icyo kigo nko kugira ngo ikurikirane iterambere fund, cyane ko n'amafaranga buriya abakorera icyo kigo ntago aturuka ku iterambere fund. Na amafaranga leta niyo ibamenyera ibyabo wa mushahara wabo. Rero kuba haragiye hiyo 20, hari umurongo wa Airtel, hari umurongo wa MTN kuri telefone by'umwihariko, igihe cyose uhamagaye kuri telefone hari Isango Star. Yagiye nakomeza. Okay, bwo n'iki n'undi naza no kuzana cyo bamwakira muri minota dusigaje. Byumvikana ko igihe cyose uhamagaye niyo tutakwitaba ako kanya, ariko tuba turakurikirana tukamenya. Haro Isango Star. Haro. Yego, waramutse. Ninde? Ninde? Bahati. Yego. Yego Bahati w'Ikayonza, yego. Gitekerezo. Mwangushi? Umuntu bazagira ahimana ajya kuri telefone cyane. Egera telefone neza.
yahise baha niba uri kutwumva yegera telefone neza cyangwa se wenda ushaka network sinzi okay kuri balance ngo kuyareba nk'uko ngo mukabafasha ku buryo basha kwirebera balance nk'uko yireba ku mobile money. Murakoze. Kugeza uyu munsi uburyo bwari buriho no kubamenyesha binyuze kuri telefone cyangwa se uwaduhaye email tukaba twamuherereza ubutumwa bugufi bujyanye n'ubwizigamire bwe. Ariko mu nama iherutse kuba mu kwa kane uyu mwaka hari iyo nama bavuze kuri ikoranabuhanga turi kuganishaho abaje n'ikibazo cyiza cyane. Ni byiza ko tunabivugaho n'abadukurikiye babyumve. Hari system nshya iri gukorwaho ngira ngo mu mezi nk'abiri ishobora kuzaba yaratangiye aho umuntu azajya abasha gukurikirana agishyiraho amafaranga ako kanya byaba binyuze kuri ya code twavuze kuri mobile money cyangwa kuri Airtel money akabasha kureba ngo ubwizigame bwanjye bugeza aha narifitemo amafaranga ya naya none maze kugeza kuri aya ngaya. Iyo system irahari iri gukorwaho rwose mu mezi abiri igihe kitarambiranye izaba yageze on air. Bivuze ko aka kanya tuvugana umuntu ashaka kwirebera balance ntabwo byakunda gusa kuhamagara. Aka kanya ushaka kumenya uko bihagaze niba nta email ufite aduhamagara kuri za nimero twatanze kuri Airtel cyangwa murabona se bidakwiye ibyo byora birakwiye cyane. Ni nayo mpamvu twabitekerejeho ariko twamumara impungenge ko mu mezi nk'abiri ari imbere bizaba byakemutse. Umuntu ashoboye kuba ari n'umukiriya ashobora kuba ari umuntu uzi Rnit Iterambere Fund cyane rwose numva ko abirimo. Niba hari telefone iraho hafi reka twinjire noneho dumva n'undi waje Isango Star. Waramutse neza? Yego turi kukumva gerageza ku waramutse turi kuvugana nande igitekerezo niki Kadenesera yanse numva telefone bitari gukunda mu gihe wenda nta wundi rero uraboneka. Reka twinjire ku butumwa mufite kuri uyu munsi mugendera mu by'ukuri abanyarwanda muri rusange abashobora kuba bagana Rnit Iterambere Fund n'ubutumwa kibuhare rero kuri bo. Ubutumwa twatanga no gukomeza kubakangurira kuba bagana leta bagana ikigega Iterambere Fund. Tunababwira ko kwishimira izi gahunda nziza leta ikomeje kugenda ishyiraho gahunda zijyanye no kwizigamira ndetse no gushora imari by'umwihariko Iterambere Fund. Tubabwira ko hari aho twavuye hari naho tugeze imyaka idashyika ku 10 ariko tukaba dufite iyo mibare runaka ndetse n'inyungu ikaba igeze kuri urwo rugero inyungu ya 11% ku mwaka. N'amahirwe umuntu atasanga handi yajya gukorera ishoramari ndetse no kwizigamira. Yego turakangurira rero abadukurikiye cyangwa se abanyarwanda muri rusange ndetse n'abari mu gihugu imbere n'abari hanze y'igihugu kuba bagana Iterambere Fund bakabasha kubona ko ayo mahirwe leta yabashyiriyeho kubona ahantu ushyira amafaranga yawe ushobora ukizigamira inyungu nta musoro. Kuba leta yarakuyeho umusoro buri abantu bakora business ikibazo usanga bavuga ngo leta yadukuriyeho umusoro cyangwa se yagabanya nita ukura ariko ikagabanya. Ariko nubwo wa musoro wunganira bya bikorwa rusange ariko kumva ko ubonye ahantu uragiye ushyira amafaranga yawe ukabona inyungu nta musoro birashimishije. Yego icyo twabakangurira rero ni ukutugana amarembo arafunguye igihe icyo ari cyo cyose kandi tukabaha n'icyizere ko dukomeje gukora ibishoboka byose ngo kugira ngo ya mafaranga bizigamira akomeze inyungu ikomeze kwiyongera. Kandi bihagaze neza nkuko babyumvishe cyangwa babikurikiye. Yego reka dusoze rero mwakoze cyane murakoze turabashimiye muri Rnit mwakoze cyane namwe mwese twabanyira mu munsi mwiza tubashimire kandi tuzanasubire ku munsi w'ejo nk'uko bisanzwe mu kiganiro biravugwa. Mwirirweho. Biravugwa nibyo biravugwa ariko se byose tubifate nk'ukuri. Ijambo ni iryanyu nimwinigure musobanuze musesengure ariko mudasesereza. Imbuto ni amafaranga 350 ku kiro kimwe. Tuvuge n'ibyiza bibera abandi